Turabashuje mwaramutse muri iki gitondo. Amakuru atugeraho nuko mu rwego rwo gushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali no kubahiriza amategeko agenga imyubakire ndetse n'imitunganyirize y'umujyi, umujyi wa Kigali uratangaza ko ugiye gufatira ibibanza by'abantu bahawe uburenganzira bwo kubaka bakamara igihe batabyubaka, ndetse ukongera ugasaba n'abafite uburenganzira bwo kubaka ko bajya bagira vuba bagashyira mu bikorwa byo baba baremeranyije mu masezerano agenga uburenganzira bahawe ubwo basabaga ibyangombwa byo kubaka. Aha kandi n'abafite ibipangu bishaje by'umwihariko bica ku mihanda igera mu mujyi wa Kigali, imihanda yatoranyijwe twavuga nk'umuhanda werekeza Kanombe, umuhanda umanuka mu Kanogo ukomeza za Remera, abo bantu nabo barasabwa ko batunganya ibipangu byabo bigasa neza. Birashoboka ko imitunganyirize y'ibi bikorwa remezo yaba ifitanye isano n'inama igiye kubera mu mujyi wa Kigali mu mwaka wa 2020 izahuza abakuru b'ibihugu na za guverinoma bivuga ururimi rw'icyongereza. Kuri iriya mihanda hari n'ahantu wenda mubona n'amashansi amwe n'amwe asa nkaho yubakwa ariko ugasanga igihe kinini izo shansi zisa nkaho zahagaze. So ugasanga umwaka urashize shansi yaratangiye ariko wajya kureba ugasanga nta kintu kigeze gikorwaho, imyaka ibiri nayo igashira. Rero uko bigomba kugenda, hagomba gufatwa izindi ngamba. Amanama ari kubera i Kigali cyangwa nayo cogamo iriya nama izaba umwaka utaha mu kwezi kwa gatandatu, muvuga muti se ko muvuga ngo birihutirwa, mwatanga igihe bigomba kuba wenda byatangiriye. N'ubu tuvuga byaratangiye, ahubwo of course ni process, niyo mpamvu twabasabaga namwe mudufashe gutanga ubwo butumwa, ariko ntabwo ari ibintu tuvuga ngo tugiye kubitangira ejo, ahubwo byaratangiye. Nuko gusa turimo tubishyiramo imbaraga zidasanzwe. Ikindi kandi no mu rwego rwo kwitegura inama hari biba bigomba gukorwa nk'inama azira nama mpuzamahanga, hari biba bigomba gukorwa nawe ifite umushyitsi mu rugo iwawe, ngira ngo yaje mu rugo wawe hari ibyo ugomba gukora kugira ngo abyibura hase neza kurushaho.